Yesu ashimwe cyane ndabashoje mu izina rya Yesu. Ni Sylvia Tuyisabe muvugana, ngarutse kuri channel yanyu Imbabazi TV show. Ndabashimiye cyane abantu mukomeje kumurikirana, narabibonye rwose. Imana yacu nihabwe icyubahiro kubera yuko niba maze kugira mu bantu 300 bankurikirana, ndabishimira Imana cyane. Ariko ndanabasaba nshuti zanjye munkurikirana, nimukore kuri subscribe, mukande rwose kuri like, mukande no kukazogera, nanjye byibura mbone ko munkunda, mbone ko mujya munyumva mugafashwa. Unyumvishije wese akumva ibintu mvuga biri kumugirira umumaro, ntasiga adakoze subscribe. Niyo nkunga mbasabye kugira ngo ikintu cyose nzajya nshyiraho kijye kibasha kukugeraho. Imana iduhane umugisha. Reka rero tubanze dusenga Imana. Uyu munsi ngiye kubagezaho ubutumwa hamwe n'ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo, ndagushimye ko wandinze ukarinda n'ubwoko bwawe bunkurikirana. Warinze ababyeyi, urinda abagabo, urinda abasore. Warakoze Mwami. Nsabiye umugisha abantu bose bankurikirana kuri iyi channel, ubampera imigisha kandi myinshi. Abo gutabarwa ntabarira abantu bawe Mwami. Tabara abantu bababaye, utabara abashonje, wambika abambaye ubusa. Mwami, girira neza abagukunda, girira neza n'abatakuzi baye kukumenya. Nuko tugarutse kuvuga ibyawe ntaba ari twe, ahubwo izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwe icyubahiro. Uhaze abantu bawe ibyifuzo byabo bisubize. Ubwo tuzajya tuza kuri iyi channel, hazajya hagira abantu bashima Imana mu mitima, bavuga bati hari icyo wakoze Mwami. Nuko ibyo ngiye kuvuga rero ntaba ari ibyanjye, ahubwo bari ibyawe. Bifasha abantu benshi babohoke, bakizwe, abandi bumve bahumurijwe n'ijambo ry'Imana, abandi bave mu mwijima bitabe Yesu. Nsabye bike nk'umuntu uzudukorera ibitangaza nk'Imana mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Murakoze rero. Ikintu nashaka kubabwira uyu munsi, ndashaka kubabwira ku ijambo ry'Imana rivuga kuba maso ndetse no kwirinda, hamwe nuko Imana yagize ikintu impishurira. Niyo mpamvu ngiye kubanza kubabwira ijambo rigendanye n'ubu tumwe ngiye kubaha. Imana yampaye kubabwira kugira ngo namwe mube maso kandi mwirinde isi y'umwijima iri koreka abantu benshi. Ijambo tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 7 umurongo wa 15. Imana iduhane umugisha. Mwirinde, ijambo riravuze ngo irembo rifunganye. Ku murongo wa 15 ravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Imana iduhane umugisha. Twongere dusome Matayo 24 umurongo wa 11. Handitse Matayo 24 umurongo wa 11, haravuga ngo, havuze ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka. Muri kubyumva neza, bazaduka bo bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Reka tugarukiriza aho ngaho. Mu masoko hari abajenti ba Satani, mu byumba by'amasengesho ho ni benshi cyane, ndetse no mu kazi aho ukorera haba umwajenti wa Satani agafasha shitani kubona ubugingo bwawe mu buryo bumworoheye. Uburyo rero Imana bimishuriyemo, nabonaga abo bajenti ba Satani harimo abadamu, harimo abasore, harimo abagabo.
noneho abo bajenti ikintu bari bashinzwe ngo nabonaga barimo koshya abantu ngo nimuze ngo tubajyane mu ijuru. Muri make ni umuvugabutumwa n'urugero, akaza kubwira ko arimo kukujyana mu ijuru, ariko yari umwajenti wa shitani. Ibyo yavugaga yabaga afite ibanga rye rihishe ataguhishura. Ntabwo yabaga yakwereka ko arimo kukujyana kwa shitani, ntabwo yabaga yaguhishura ko ubugingo bwagiye kubumurika, ariko nabonaga arimo gutwara ubugingo bw'abantu akajya kubumurika kwa shitani. Noneho umuntu akaba mu mwijima kandi atabizi. Barimo gufata abantu akajyana ubugingo akabushyira ahantu mu mwijima. Muri make umuntu agasigara ari igikoresho cya shitani kandi yakoreraga Imana. Ubwo bugingo rero bwari burimo gushyirwa mu mwijima. Igihe cy'imperuka nikigera nyine Satani azabwisasira, abantu b'Imana bazarimbuka batazi icyabarimbuye. Hari abarimbutse kera babigizemo uruhare, ariko Satani yaje guhiga abantu b'Imana barimo kuyubaha ngo abarimbure mu buryo batazi, mu buryo batateguye. Njye nubaha Imana n'urugero, nkorera n'Imana, ariko ubugingo burimo guhigwa n'ubw'abakiranutsi. Ntabwo ari ubw'aba bandi Satani yamaze gufata, hoya. Ntabwo ari ubw'aba bandi yaziritse, hoya. Ahubwo ni ubw'abantu bari bari mu nzira y'agakiza, bari barimo kubaha Imana, bari barimo gushakana Imana umwete. Mwebwe nimwe shitani yaje gushaka, nimwe shitani yoherejeho abajenti. Mube maso, mwirinde aho mugenda, mwirinde ibyo mukora, mwirinde aho murimo gusengera, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma barimo kuza binzaduka. Niko Bibiliya ivuze, barimo kwaduka bakereka abantu ko barimo kubajyana mu ijuru. Ngira iyerekwa rero nabonye umudamu wari umeze nk'umuhanuzi, reka mbyite gutyo. Yari afite impano yo guhanura, cyangwa se yo gusengera abantu, cyangwa se yo kubwira abantu Imana, ariko afitanye ibanga. Yari afite iyindi gurupe bakorana ku ruhande, ashinzwe gutwara ubugingo bw'abantu. Muri makeya yarazaga akabwira abantu yuko nyine arimo kubajyana mu ijuru. Niba ari mu cyumba cy'amasengesho, nabonaga arimo kwereka abantu ko arimo kubajyana mu ijuru. Ngiye kubona mbona hari abantu barimo kunanirana, nyine barimo gukomeza gusenga, gukomeza gushimikira ku Mana. Babona wa mudamu yananiwe, bakazana umusore w'ibigango mbese, noneho bakajya bashaka kujyana abantu ku ngufu. Ababaga banze kugenda ku neza, ku mayeri, ku buryarya, bagendaga ku ngufu. Urumva umuntu w'ibigango niba aje, njya mbabona ngo bitwa ababonsa, agashaka guterura abantu ku ngufu ngo abarohe muri wa mwijima. Mube maso bene data, mwirinde, mukorere Imana mufite amakenga, mukorere Imana mwitonze. Noneho uwo mwajenti w'umusore yari arimo gufata abantu ku ngufu akabajyana. Noneho mubajije, ngiye twaranabonanye, ndamubaza nese aba bantu urimo kubajyana he? Arambwira ngo ndimo kubajyana mu ijuru. Nese aho mu ijuru urimo kubaha iki? Ambwira ibintu bidasobanutse, ngo arimo kubahanga ibibabi by'intoryi, ngo arimo kubahanga ngo amasosi y'inyanya, ariko umutima uhita umbwira ngo ahantu arimo kujyana bano bantu ngo arimo kubaha amaraso y'abantu. Niko umutima wanjye wahise, umwuka wera yahise ansanga muri izo nzozi arambwira. Noneho dukomeza kuburana, ndavuga nti ngewe rero ntabwo uri bunjyane. Nuko nanze kujyayo, ashaka gukoresha izo ngufu ze nababwiraga. Nagize gutya mvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, bantu bima, iryo zina niryo rigiye kutuneshereza abadayimoni. Iryo zina ryo rigiye kudutsindira Satani ryonyine. Aba ari ryo mwikomezaho, iryo zina murikomeze aho mugenda, haba mu kazi, haba aho musengera, mugende kandi muryubaha. Ntabwo wavuga ngo uvuge izina rya Yesu udakiranuka, byo ntibishoboka, ntabwo bikora. Ariko iyo uzi ko wakiranutse, ugahagarara mu butwa, ukavuga ngo mu izina rya Yesu, abadayimoni bahita bapfa. Niko nabivuga. Ko nagiye kubona mbona umudayimoni wari uri mu musore yikubise hasi, nkimara kuvuga izina rya Yesu ngo mpita nirukanka ndahunga. Nuko ariko abandi bari baraho bagumye mu mwijima. Undi mwajenti nabonye ukaze, ni umwajenti w'umugabo. Yaje no mu isura nzi, ni isura y'umuntu nzi w'umukire, ufite amafaranga, wubatse n'amata, mbese w'umukire. Arangije yari afite abandi bajenti nawe atuma ku ruhande. We yari umwajenti mukuru, arimo atonganya umwajenti yari yatumye byamunaniye, arimo kuvuga ngo buriya ngo wakagombye kuba watanze ubugingo bwa bariya bana.
muri kubyumva mw'ababyeyi mwe, mw'abagabo mwe, mw'abasore mwe, mubere maso ubugingo bwanyu. Ababyeyi babere maso ubugingo bw'abana, n'abana barimo kubatwara mu buryo mutazi. Abana bo sinzi uburyo barimo kubatwaramo, ariko nawe ubere maso umwana, ujye umusengera nijoro, ku manywa usenge, kandi none usenge watura abana bawe mu mazina. Abo bana batongera amaraso ya Yesu. Ndabasabye musengera abana banyu, mubatongera amazina yabo, mujye muyatura, mubasengera uvuga ngo mu izina rya Yesu, ushinganisha izina ry'umwana wawe. Kuko nabonaga uwo muntu w'umuherwe cyangwa se umaze gukira arimo kubwira abantu, uwo muntu yari yatumye wananiwe gutwara abo bana, ngo wakagombye kuba ngo watanze ubugingo bwa bariya bana. Bene damusenge ubugingo bw'abana banyu, ubugingo bwanyu mububere maso. Imana iduhane umugisha. Munyemerere rero mbasabe musengane n'abantu muzi. Coje mbasaba gusengana n'abantu muzi, coje mbasaba gusengana mu byumba by'amasengesho aho musengera, ubanzureho umuntu ukuyoboye. Kuko nabonaga abo bantu barimo gutwara abantu babaga abenshi ari abayobozi b'abadamu, abayobozi b'abasore, abayobozi b'abagabo. Ubanze umucekinga, ujye kumusengera, ujye ku musozi, ubaze Imana ngo mbese uriya muntu utuyoboye ni umwajenti wa Yesu? Mwami, uriya muntu uyoboye iriya gurupe ni umukozi wawe? Usengera ahantu muzi, mukorera Imana ahantu muzi, muvuga ubutumwa ahantu muzi. Aho murimo kujya kuvuga ubutumwa hari igihe ahita afata ubugingo bwawe akabumurika ikuzimu, ukazajya ugenda uri igiporoporo, ubugingo barabutwaye. Ni hahandi uzabona ukorera Imana. Ariko mu gukorera Imana kwawe ugasanga hivanzemo ibindi bintu nawe utazi uburyo byakwivanzemo, warafashwe, ubugingo bwaragiye. Mumbabarire mube maso bene data, nicyo narinje kubabwira. Musengane umwete, kandi mu gusenga Imana izajya iduha ubwenge bwo kunesha amasega aryana. Bibiliya yatubwiye ngo nibiyita abahanuzi, ngo ariko ngo muri bo ngo n'amasega aryana barabarya. Nimutaba amaso aya masega arimo kurya ubugingo, nimugire ngo hari ikindi arya. Ubugingo nibwo buhenze, nibwo buzabona Imana. Ubugingo nibwo buzajya mu ijuru. Umubiri uzabora, umubiri uzashonga ushireho, nuko ariko ubugingo nibwo buzabona Imana. None ko Satani yohereje abajenti be barimo gutwara ubugingo bw'abana bacu, bagatwara ubugingo bw'abagabo, mw'abagore mwe, abajenti ba Shitani barimo gutwara ubugingo bw'ababyeyi. Mube maso, kandi noneho baje barimo gutwara abakiranutsi, abiyitaga ko basenga, abari bazi ko barimo kujya mu ijuru. Umuntu wari ufite ibihe byo gusenga niwe barimo gushaka. Ntabwo barimo gushaka uwo bafashe, ntabwo barimo gushaka uwo bamaze gushyikira, ahubwo barashaka wowe wari uri ku mavi, wowe wiyiriza ubusa iminsi 3, wowe wasengaga mu butayu, niwe barimo guhiga. Noneho barimo guhiga bukware, no gufata ku ngufu. Igihe cyo gutwara abantu mu ibanga cyararangiye, noneho harimo n'abarimo kuza bashaka kuyora ku ngufu. Rero ubugingo bwanyu muhishe ubugingo bw'abana banyu, kugira ngo tuzabone Imana bene data. Ubu bugingo nibwo buzajya mu ijuru. None Satani arashaka kubwisasira. Si ubwa mbere ubyumvishije ibi bintu, si n'ubwa kabiri warabipinze, warabisuzuguye, nta no gushaka kubyumva, ntumva n'ibyo ari byo. Ariko Imana ikundiriza amatwi yo kubyumva. Numara kubyumva uhishe ubugingo bwa wa musore we. Abajenti b'abakobwa bakugezeho, ba Shitani yagutumyeho umwajenti w'umukobwa kandi ntabwo ubizi, arashaka kugusha mu byaha. Numara kusambana nawe azahita amurika bwa bugingo bwawe kuzimu. Mwa basore, mwa bakobwa mwe, Shitani yabatumyeho abajenti b'abasore. Mube maso, mwirinde, musenge, mumenye ngo uyu muntu uri mu buzima bwanjye ni muntu ki. Mbese ubugingo bwanjye azamfasha bugere ku Mana cyangwa azabujyana ikuzimu? Hari umuntu uri nko mu rugo yarahuye n'umwajenti wa Shitani, barimo kubana mu nzu zingo yabonye umugabo, kandi ari umwajenti Shitani yamuzaniye ngo azatware ubugingo bwe. Mube maso, musenge. Umuntu uzasenga Imana izajya imusura, imwereke umwajenti wa Shitani n'umwajenti wa Yesu. Abantu bose bari gukorera mu isi, hari abajenti ba Yesu, hari n'aba Shitani. Rero mubere maso, ubugingo nibwo buzabona Imana. Abakristo nibo ndi kubwira, abanyabyaha nabo mwihane, muve mu byaha, muve mu ngeso mbi, kugira ngo ubugingo buzabona Imana. Reka mbabwire, Bibiliya yavuze ko aba bantu b'amasega aryana ngo bazashya.
ku munsi w'imperuka bazashya. Rero ntabwo bashaka gushya bonyine abahanuzi b'ibinyoma, ntabwo bashaka gushya bonyine, barimo gushaka kujyana n'abandi bantu benshi. Umuntu araza guhanurira akubwira yuko ubonye asubo biracyagezweho. Ibintu by'amaviza ntabwo bikigezweho, ibintu by'amamodoka meza n'amazu meza n'amaetaje nge mbona bitakigezweho cyane. Mana n'ibiguhu uzayishime, ni umugisha, ni inyongera, ni impamba z'urugendo, ariko ntabwo bikigezweho. Agezweho kubera amaso ubugingo. Turi ku mugoroba w'isi, ngira ngo mbabwire ngo nubona ibyiza uzashima Imana, ariko ntabwo bikwiye kudutwara umwanya ngo biturangaze tubure ubugingo, kuko iyi si tuyibaho igihe gito. Mubimenye, umuntu uramye imyaka myinshi arami 100 wenda kurenzaho 20, ariko abenshi iki gihe abantu bari kugenda byihuta. Ujya kumva uko impanuka ihitanya abantu, ujya kumva intambara ziri hirya no hino, ibihuha by'intambara muri kubibona. Turi ku mugoroba w'isi. Bibiliya yatubwiye ko imperuka nijya kuba ngo ishyanga rizatera irindi shyanga. Mubyibuke, none ishyanga ririmo gutera irindi shyanga. Ibyorezo twarabibonye. Taragira ngo mbasabe, turi ku mugoroba w'isi. Niyo mpamvu Satani arimo kwiba ubugingo cyane, arimo kwarura ubugingo bw'abantu cyane. Mubere maso abana mwabyaye, mubere maso abagabo mwashatse, mubere maso abakobwa banyu n'abahungu. Mwabakobwa mwe namwe mwamenye gusenga, mubere maso ubugingo. Ntiwibwire ngo ubwo ndi mu rusengero ngo Satani ntazabona ubugingo bwanjye. Ntiwibwire ngo ubwo ndi muri korali narahunze Satani ntazambona. Aho niho yaje kuguhigira, noneho yohereje umwajenti. Ahubwo avuga uti nzamenya nte ko uyu muntu turi kumwe ari umugenzi w'Igisiyoni nkuko ndimo kujyayo. Ngiye gusoza nsenga Imana mbabwira ngo bene data nshuti z'umusaraba, ubere maso umuntu muri kumwe, ubere maso uwo mugendana, kuko ari mu ibanga rihishe. Ntabwo azaza kubwira ngo shitani yakuntumyeho, ntabwo azaza nkakubwira ngo ngiye nkorera shitani. Hoya azakwereka ko ajya mu ijuru. Ariko se ijuru ajyamo ni irihe? N'abajya hasi iriya biyita ko ari mu ijuru ryabo, kandi nibyo koko ni mu ijuru ryabo. Niho bajya gukura ibinezeza imibiri yabo n'imitima. Hari abantu bamaze kugirana amasezerano na shitani yo kumurika abera, akamutuma shitani akavuga ati genda unzane ubugingo bw'uriya mugore, akamugutuma utabizi. Nuko bimeze. Mube maso mumenye yuko shitani gutumaho umuntu. Ntabwo yagutumaho igisimba wagihunga, ntabwo yagutumaho ibiti, ntabwo bizi kuvuga, ahubwo asigaye atuma abantu. Mubimenye, atuma inshuti ufite wizera, ukajya uvuga uti mfite inshuti yanjye niza, kandi ni intumwa ya shitani ku buzima bwawe, ni umwajenti wa shitani. Ndabasabye bene da, mube maso, bere maso inshuti muri kumwe, ubere maso abantu musengana. Ugenda ureba, ntukizere umuntu ngo kuko avuga indimi nyinshi, ntukizere umuntu ngo kubera ko asenga cyane ngo kumva ngo biragenda, ntukizere umuntu ngo kuko azi kuririmba neza, ntukizere umuntu, ahubwo wizere Yesu. Niwe uzakugeza kwa se, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Mana iduhane umugisha. Rero ndabinginze mube maso, wimenye wowe ubwawe ku giti cyawe, wikunde, wiyubahe, wirinde, ariko ntuzongere kurebera ubuzima bwawe mu wundi muntu. Ahubwo ubuzima bwawe burebere muri Kristo Yesu, niho murangiye. Niho ho kwihisha, niho ho kwirindira. N'iyi si turimo guhanga amaso tukabona ibintu biriho birashashagirana, ni turi ku mpera z'isi, turi ku musozo. Niho Satani ari gutwarira ubugingo cyane, kuko arimo kubona igihe cye kirimo kurangira. Arimo gushoza intambara ku isi hose, arimo guteza imyiryane mu bashakanye, arimo kuryanisha abana n'ababyeyi. Ubugingo nyine nibwo ashaka. Reka dusenge. Rero ubwo butumwa nabahaga, ariko mubwumve mu mwuka. Ntubyumvire mu mubiri, ahubwo ubyumvire mu mwuka. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge. Imana ndagushimiye nyakubahwa. Amina, haleluya. Umwami w'amahoro, haleluya. Imana izaza ku munsi w'amateka, Imana izaza guca urubanza, igacira umuntu wese urubanza ibikwiranye n'imirimo ye. Wowe ubwawe ni wowe uzaducira urubanza. Nubwo abantu hari imanza baducira, ariko urubanza rukuru rufite wowe. Ndagushimiye, kandi uzaca imanza zitabera, kuko ntuhishwa, nta hantu na hamwe uhishwa. Ndasenze ngusaba ngwino mu gihe tugihumeka, Uwiteka uduhe kwihana, duhe gukizwa,
kandi dukikizwa abajenti ba shitani babaye benshi, ntabwo twabasha kubasobanukirwa. Uha abantu bawe bakubaha amaso abona, abantu bawe bakubaha baha amatwi yumva. Ikindi ubamurikira umucyo, mwijima uhunge. Tugenda mu nzira tujye tubasha gusobanukirwa, tumenye abakozi ba shitani, tumenye n'abakozi b'Imana. Mana, tumenye abantu barimo kumurika ubwoko bwawe kwa shitani, tumenye n'abantu barimo kumurika ubwoko bwawe kwa Yesu mu ijuru. Hari abantu barimo kumurika abantu ikuzimu, ariko harimo n'abarimo kumurika abantu mu ijuru. Ndagusabye reka tubashe gusobanukirwa abahanuzi b'inzaduka b'ibinyoma bafite kuryana nk'amasega, tubashe no gusobanukirwa abahanuzi b'ukuri barimo kujyana abantu mu ijuru. Byo turabigusabye, twe nk'abantu ntabwo twabimenya, ahubwo we nk'Imana uha abantu bawe ubwenge bwo gusobanukirwa abakozi bawe nyakuri. Urakoze, ubu butumwa buzagere kure, nzagushima. Abari mu mahanga bazabwumve, barinde ubugingo bwabo. Abari mwami hirya no hino impande enye z'isi, kuko namaze kumenya ko iyi si yose ku munsi w'amateka izaterana, tuzateranira ahantu hamwe, umuntu wese acirwa urubanza, umuntu wese agera imbere y'intebe y'urubanza. Rero reka ubugingo bwacu uburinde umwanzi yo kubuherana. Igihe uzaba urimo guca urubanza, tuzisange natwe waduhamagaye mu mazina, turi abana bawe, tujye iburyo bwawe. Nuko mbisabye nizeye kubona mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo.